ka music industry kacu kameze neza, umubano hagati y'abahanzi ni ibintu byiza usibye nka Cyashafi. ariko abandi twese tubanye neza. Uhamagara umuntu ngo yo nakoze indirimbo I think wagwamo fresh agateza mutwe nka Kivumbi nago umuntu twahuye kenshi. Nabaga mu mfite indirimbo ba Celeste ahitaza tubara arakora. So nago bigoye tubonaga ari bigoye. Buriya ushobora kuba wakoranye indirimbo na Kivumbi mutarahura nk'inshuro nk'eshatu. Eshatu nago zigezemo. Oh really? Gambere nahujwe nawe na Gael. Coach Gael. Bakadurira muri campaign. Bakadurira nawe. Ndigushimira umuntu gwaye gift. Sorry. Okay. Yeah, so muhura nawe muri campaign. Ariko campaign yatangiye muri Canada buriya. Naje isa ngiye kurangira kuko nasanze ama sites ngangahe. Tubwa gatatu rero duhura nyine yaraje hano gukodinga. Yeah, so Okay. nago bisaba burenze bisaba ahubwo kuba abantu eka ngwe mu rugero. Nari ndikuvugana na Logan John Injoro. Ubwo twakoze ikintu ndamya yo let's do it. You know, like birenze man. Umuntu afite talent. Iyo abantu babiri bafite talent bashaka no gukorana kugira ngo ari cyabo. Ndakwinginze Christopher, niba ugiye gukorana na Logan John, mureke akora ibintu bye ugwemo mu bintu bye. Nge ndi flexible. N'ubwibya kubera ndabizi ibintu bya Logan John ino minsi biri trend cyane. Oya ntabwo namukura ahantu ari actually anyways sinzi niba ari sawa ko bivuze ariko nzagerageza